Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza cyane aho muherereye hose mu bice byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Dore ngaya makuru agezweho muri Rayon Sports muri transfer irimo kuvugisha ibitangazamakuru bikomeye hari mu gihugu cy'u Rwanda. Ikipe Rayon Sports itunguranye muri transfer ikomeye. Nkuhaye ikaze mbanza ngusuhuza, ni mu rero bwa mbere ukanda subscribe kugira ngo ubane natwe kuri Ibyo Sports Info umunsi ku munsi, amakuru abagezweho y'imikino n'ahandi wayasanga amakuru yerekeranye n'ikipe ya Rayon Sports usibye kuri iyi channel imwe rukumbi kugeza amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Nibyo koko muri iki gitondo ku tariki ya 15 Mata 2024 humvikanye mu marwi y'abareyo inkuru nziza cyane ivuga ku mukinnyi uca ku ruhande. Ubwo n'umukinnyi uzasimbura Ojera ese ninde? Kari umukinnyi unanyuze mu kipe Rayon Sports ufite CV ihambaye cyane. Reka tumanze kunyuramo muri byose byagiye bivugwa kuri uyu mukinnyi. Ese byagenze bite? Byose uraza kubimenya muri marketing y'abakinnyi igezweho kugeza ubu. Rayon Sports yo irimo gutitiza abakeba nibyo akina mu kipe yitwa Sekukine yo mu gihugu gikomeye cyane muri Premier League kugeza ubu, ndetse avuga ko ari yanayijoininze mu 2023 mu kwezi kwa mbere. Afite imyaka mike, afite CV iremereye mu kipe Rayon Sports, ndetse iyi niyo transfer ya mbere yabikomeye cyane ikipe Rayon Sports yabikoze kugeza muri iyi sama izaba ikomeye cyane. Noneho Rayon Sports igiye kuba ikipe itinyitse cyane ku buryo umukeba araza arayibona nawe akamanza yikanga nk'uko batinyaga Ruvumbu na Ojera, niko bigiye kugenda kuri uyu mukinnyi witwa Michel Sapong. Iri zina nari ubwa mbere mu byumvishe muri Rayon Sports. Yakinnye mu makipe atandukanye akomeye iyi Sekukine muri Rayon Sports, akina muri Young Africans hariya mu gihugu cya Tanzania, ndetse akorera y'ibigwi, ndetse anakina no mu yandi makipe atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu yagize CV nziza muri Rayon Sports kugeza ubu. Amasezerano ageze ku musozo mu kipe ya Sekukine, aho muri Premiership y'iki gihugu bivugwa neza ko arimo kwigurisha, kandi abashinzwe gushakira abakinnyi ikipe Rayon Sports bakaba baratangiye ibiganiro n'uyu mukinnyi, ndetse ugiye gutangwaho akayabo k'amafaranga menshi cyane. Bwa mbere nibwo ikipe Rayon Sports irabitanze amafaranga angana cya muri transfer, amafaranga hafi amadolari 70,000 by'abanyamerika. Nta mafaranga agera kuri miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko uyu mukinnyi uca ku ruhande we ntabwo baba bibeshe, nta nikosa baba bakoze. Uyu akina mu gihugu cya Ghana, niho iyi shampiyona ya Premiership yavutse ku tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 1996. afite hafi imyaka zigera muri 30, ndakeka. Afite uburebure bwa 1.82 m, position akina ni central forward. Ni umwe mu bakinnyi beza cyane, arirukanka cyane, afite CV ihambaye. Yagize uruhare mu gutsinda ibitego 16 mu mikino 45 yakinnye kugeza ubu, ndetse agira n'uruhare rwo gutsinda ibitego 5 muri shampiyona yitwa Premiership mu kipe ya Sekukine akinamo kugeza ubu. N'umukinnyi udasanzwe, aracyafite ikintu bise fitness aracyayifite, ari byo kuvuga ngo none agiye kumanza yagarura fitness yarasanzwe akina, kandi abanzamo amasezerano ye ararangiye, ndetse n'ikipe Rayon Sports ibiganiro bigeze kure cyane. Iyi si inkuru nziza bareyo, iyi ni inkuru nziza cyane yagakwiye kuba ishimisha abareyo muri rusange. Muri Rayon Sports muramuzi, ubundi yacaga ku ruhande. Ikipe Rayon Sports yari ifite ibigwi koko, yanayikinnyemo. Uyu Michel Sapong abareyo baramwishimira cyane, ndetse akaba agiye kugaruka muri Rayon Sports.
Seguin United Football Club yo muri South Africa niyo akinamo, yavukiye muri Ghana ndetse ubu akaba agiye ku joininga Rayon Sport kugeza ubu. Nibyo Rayon Sport yafashe umwanzuro wo gufata abakinnyi beza cyane bahambaye, nibura baba bane bari ku rwego rwo hejuru, atari babandi bari gushakisha nk'abandi bagiwe bazanwa mu ikipe Rayon Sport ukabona bari ku rwego rwo hasi. Bityo rero ikipe Rayon Sport yatekereje ku bakinnyi bane baba bakomeye, abandi ikabashakira mu gihugu cy'u Rwanda. Skol nayo iba bibafashijemo ngo igiye kuzana abo bakinnyi bane, nubwo umukinnyi umwe yabatwara miliyoni 50 z'amanyarwanda, noneho amafaranga asigaye niyo bashakamo abakinnyi b'abanyarwanda beza bakina muri aya makipe ahangana n'ikipe Rayon Sport, ariko ubona ko bari ku rwego rwo hejuru. Mu kipe y'Amagaju Rayon Sport yarebyemo, ndetse hari n'umukinnyi urimo kuvugwa Kayezu ashobora gusinya muri Rayon Sport mu gihe ibiganiro noneho byaba done, kuko ubu baramuganirije byose, ndakeka birimo bigenda neza. Ikindi kandi ku rundi ruhande mu kipe ya Gorilla hari umukinnyi witwa Mugisha, nawe ushakwa cyane n'ikipe Rayon Sport, muzi urwego rwe, abantu bagiye bakurikirana shampiyona mu Rwanda ku bijyanye n'imipira y'imiterekano, uyu we ni mubi cyane, ariko icyongeyeho nuko akinana na bagenzi be, wabona posisiyo yabaga arimo kugaragaza mu gihe yabaga ari gukina n'amakipe akomeye za APR za Kiyovu, wabonaga ko ari umukinnyi udasanzwe. Rero Rayon Sport ku rundi ruhande ishaka umuzamu, muzi ko abazamu b'ekipe yatandukanye nabo, kandi biri kuvuga ko Ndiaye ashobora gusinyira ikipe ya Police FC, ni mu gihe atarimo gukozwa byo gusinyira ikipe Rayon Sport, ariko gusa nanone ni ikipe yo hanze nayo irimo kuvugisha uyu Ndiaye, mu gihe byanga ashobora guhindura ibitekerezo agasinyira Rayon Sport, ariko Rayon Sport yo ntabwo ifite umwanya wo kumutegereza. Bityo rero Kwizera Olivier nawe yatekerejweho mu bazamu bashobora kuza gujoininga ikipe Rayon Sport bakayikinira uyu mwaka. Undi mukinnyi urimo kuvugwa n'umuzamu w'ikipe ya Musanze FC bamwita Wenayo Gadi, ni umuzamu wanamagawe bwa mbere mu kipe y'igihugu Amavubi. Ngaho nguko rero kora subscribe niba utarayikora, uze mu yindi nkuru itaha turi buze kukugeza n'andi makuru araba agezweho. Icyo nicyo gihe cyo kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi.